ubugari yamaye ubugari umunsi desa kuko yesu hano wamusweranye indaya mbaya turusha ubwenge wa musenzi we ntari bimani turashaka guturusha ubwenge amafaranga abahari desa kata mwana amafaranga abahari man amafaranga abahari man uyu muse amafaranga arahari man amafaranga arahari naho hasi Jesus is Lord Kiyiban umva nawe umunsi y'ubugari yabonetse ndagaske yabonetse rwose ako ningo nanjye bantumye igikoma mu ginga batemyuka tabango dukeneye gucyo twigendere nuko none baranga ubundi hasi byawe ki akabukanje ndacyagafi nambaye yo bucenga yigenda reba nyuma we mwemuretse reba isawe wapiri ndewe ko ndayica Nchiko banciye mwana noneho andi majina azandagaza ndakinikejo bantumye amasaka amafaranga murayagiye umunsi najyanye imineke ku isoko amafaranga murayari shuri baza ndakinike ariko shamfite cyangwa uyu mupira ndagurisha nyane nambaye ngo uri hasi arese ucyegiye turayikinira igihe kingana iki kose baje ncitse none baba nigashikabi none wipati tugiye kuyikubita mu jama n'ubijana umva amafaranga arahari nanjye bumaye senyi sawe n'ubukijana uyu mupira waracitse gose ntabwo soza uyu turasesa mama atugura kubona umupira ubuze senyi samani ngenda kugura bitewe nano magambo yawe hapoze uyawe nagaje nambare nakano gapira wangu banze ngure kamanze nanazikore mari kubudisha boburetse gucanga mwito ni mibandikire y'abana mibandikire y'abana batore babasenzi bari kubareba ndi ambara umupira neza mushora mukine mwase tumbinyikuye mu kende rero man nagira umuntu uzana ubwo bukoki nge turanabipfa ariko ibintu by'ubuko binyikuye kimicanga byamvunye aragira umuswero yakora kigimumenyikuye ku gisozi mvuye gushenya amataje abiri cyarimo mu buzima mukirya ndahita mbamena imitwe Yesu ayo mabyigihumbi se cye ntago ari igihumbi mana hano nta mwana nyina gisera igikoma bro ngiye kuvuga irishengesho ndi kuragiza Uwiteka nemera Imana data ishobora byose yaremye ijuru n'isi n'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu wasamwe kugaro mutagatifu akabyagwa na Bikira Mariya akavara ku mpamvu yose Pilato agapfa akabambwa ku musaraba akamanuka ajya Kigali kuwa gatatu akazamuka jishoronge mu isoko nibwo yayamaye mana Uwiteka irishengesho ndayikuragije aya mafaranga aze kuba yanjye mu buzima natanjya gucangwe mana Achimicanga birabandika ariko ndazikata rimwe kabiri menye nuzihebe inzira z'Imana ni nyinshi ziruta imyenge ya supanete men cyanga ndabazi sha yeje noneho ni imicebyo ariko mana ndamutse ndiye nuko kujya mbwira tuze tone mwibarukirize wemere ni karo nareba nizo nagari zawe nizane se nizane nibyo nizo babugegera mutangiye kuzana amazi batuza ikaro kana bwana akasi karuwe mamuretse iki naka bwana yo yanjye na undi muntu wayajya ndiriye 12 mu 18 gihe mwandiri amasaka yo mu rugo yose nibye agaseta mayifunga mabwire ko natanga gitsinda noneho bazajya banguriza umva nawe agize n'uyakora igihe mwatungo mwayimaze unafite n'umuntu murayisha ariko mana ayanga ndayishyura amasaka yo mu rugo ayifu y'igikoma imyenda yo bayiriye ndaguramo umubyeyi bakanywera kweguze gucyangwa umwana w'Kigali tamam
kujya ku cyangwe i Kigali nari ngiye kubwira na ya myate nayo nzongera kugwara ya myate nayo nzongera kugwara mu buzima cyane ukuba nk'umuzungu cyo mu rugo nagaga iminota 7 ariko ubu ni 100 na ya myate ya magareti kwanya ubu ntabwo uzongera kunyita ingegera sha ndabura guwandengera ubu ngiye kugenda nzatura amatimba y'umukara nyura ku bakobwa bamamagara